marayika Imana yohereje, hari marayika Imana igutumyeho kugira ngo aza gukura mu buzima wari urimo, kugira ngo aza gukura mu bibazo wari urimo. Ijambo ryaratubwiye ngo ntabwo tuzamwara. N'aya masaha atakubwira ngo nubwo wabonaga bikomeye, nubwo wabonaga ntazira, nubwo wabonaga nta buryo, ntabwo uzamwara, kuko mu cyimbo cyo kumwara Imana yohereje ubutabazi. Imana yacu nihabwa icyubahiro, kandi yarangiza ikandika icyapa cyo kugutabara, abantu bose bagatangazwa n'iby'Imana ikoze. Imana itugirire neza. Ngo kirangije kirarereta, mu kurereta ngo abantu bose batangira kubaho, ngo idaca urwakirera ntabwo imukundira kubaho. Ngo yabonye akirirwa mu nyanja, yabonye akirirwa mu nyanja, baracyagutega iminsi, bazi ko hari aho waciye Imana ikagucisha, ariko barimo baragutega indi minsi bitewe n'ikigeragezo urimo, bakavuga ngo ntabwo uzakivamo. Ariko nagira ngo ubwire ngo iyagucishije mu kigeragezo cya mbere ikagutambutsa ikagutabara, niyo igiye kongera no kugutambutsa. Abantu bose bakubona ushima Imana, baba ngo idaca urwakirera, ntabwo iri bumukundire kuba. Ngo yabonye akirirwa mu nyanja, ngo ariko ngo ntabwo ari bukiri inzoka, ngo nadapfa byimbiwe arapfa akibutse. Reka mubwire, iminsi y'abantu ikuyeho. Imana ije kugaragaza ko wasenze Imana, Imana ije kugaragaza ko wavuganye n'Imana. Baguteze iminsi, ariko nagira ngo ubwire ngo iyo minsi baguteze igiye kugusiga uhagaze, igiye kugusiga ushima Imana, kuko Imana yohereje marayika uje kugutabara, yohereje marayika uje kukurengera. Imiryango yaguteze iminsi, abo muvukana bagutega iminsi, inshuti zigutega iminsi, mu kazi bagutega iminsi, umuryango washatsemo bagutega iminsi. Ariko nagira ngo ubwire ngo iminsi y'abantu Imana yitesheje agaciro, ahubwo Imana ikuzaniye umunsi. Haleluya! Imana ikuzaniye imenegode fo, ikugeza n'imana yasiri, ikuzaniye umunsi wo kunezererwamo, ikuzaniye umunsi wo gushimira Imana, ikuzaniye umunsi wo kongera, haleluya, wo kongera kugirana ubumwe n'Imana. Abantu bose bakabibona, abantu bose bagatangara, bagatangazwa n'uko Imana yibutse isezerano yagiranye nawe, yarangiza ikagutabara. Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe. Reka nizere ko umugambi w'Imana ukibariho kubarengera aho muherereye hose. Dushimye Imana rero itwemereye kongera kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kuko bisanzwe muri kumwe na Pastor Himbazwe Tofiri. Ndagira ngo mbere y'ibindi byose ko dutangira kuganira ijambo ry'Imana tubanze dusenge, turarika Imana kugira ngo Imana izibane natwe, kandi kugira ngo Imana yiyereke buri muntu wese ujye gukurikirana iri jambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu, Imana nyiringabo, Imana mugenga wa byose, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana yera kandi izahora yera, turagushimye ku burinzi bwawe, turagushimye ubwo twitaho, turagushimye uko tubera amaso. Zina ryawe nirihimbazwe, zina ryawe nirishyirwe hejuru, zina ryawe niripfukamirwe, uko hirya yawe nta yindi Mana ihari kandi nta yindi Mana izahwana nawe. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo aya masaha uzubane natwe, uzutugirire neza. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe n'ubugingo, ijambo ryawe n'ubuzima. Mwami turasenze kugira ngo iri jambo uzuriherekeze mu izina rya Yesu. Umuntu wese ugiye kuritegera amatwi ribashe kugira aho rimukura, ribashe kugira aho rimugeza, bimenyekane kuri Imana kandi bimenyekane kugira neza. Ndabizi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, asenganye umwete. Nyemerera Mwami kubwira ijambo rigira amateka rihindura y'abagabo, y'abagore, y'abakobwa, y'abasore, abakecuru n'abasaza ndetse n'abana bato, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo rigira indwara zikiza, bimenyekane kuri Imana kandi bimenyekane kugira neza. Urakoze Mwami, urakarama kuri Imana igize neza, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.
kandi Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubafasha, Imana ikomeze kubayobora mu nzira mucamo, nk'uko umuririmbyi yaririmbye 70 mu ndirimbo z'agakiza akavuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Nawe ndagira ngo ubwire ngo reka gutinya ibyo uri kunyuramo, Imana irakurinda, kandi ibyo uri kunyuramo ni iby'igihe gitoya, ntabwo bizahoraho. Nubwo wabona isezerano risa nkaho ritinze, ntabwo rizahera. Icyo usabwa ni ukwizera Imana, kandi mwibutse ko Imana imenya ubuzima urimo, Imana imenya ibibazo ufite, Imana imenya uburwayi bwawe. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi ubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda. Ndagira ngo ubwire ngo umutima wawe nutuze, Imana iracyakurinze. Nubwo wabona abantu bagushizeho, nubwo wabona abantu batakikwitayeho, ariko hari Imana ijya yita ku bantu yamenye, kuko abayo yabamenye kera. Umuririmbyi yaravuze ngo bafite ikimenyetso, ni icy'amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba. Abaje abantu bafite ubayobora ni Umwuka Wera. Imana ishimwe ko yadusigiye umufasha. Uyu mufasha w'Umwuka Wera niwe utuyobora uko bwije n'uko bukeye, niwe utuyobora mu byago, akatukura mu byago, akadutambutsa tukabasha kugera ku cyo Imana yavuze. Nubwo muri ino minsi bigoye, ariko ndagira ngo ubwire ngo ongera wizere Imana, kuko Imana iracyagufiteho umugambi. Yesaya yarahanuye mu bice 50 avuga ku murongo wa 7, yavuze amagambo avuga ko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ahubwo mu maso yanjye agakomera akamera nk'urutare, kuko unsindishiriza ari hafi yanjye, aravuga ngo umurezi wanjye arihe ahaguruke tuburane. Ndagira ngo ubwire ngo komerera mu Mwami, kuko Umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utazamwara. Byatuma umwara byaba byinshi, byatuma ukorwa n'isoni byaba byinshi, ariko ubwo Umwami Yesu agukunda azagutabara, kandi uzaba amahoro. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero muzaniye ijambo rikubwira ngo Imana ikoherejeho marayika kugira ngo akubohore aho bari baragusize. Hari ahantu bari barakuboheye, hari ahantu bari baraboheye ubuzima bwawe, hari abantu bari baraboheye ibyawe, ariko ndagira ngo ubwire ngo Imana yohereje marayika kugira ngo marayika akubohore. Marayika nakubohora ntawe uzongera kukuboha, marayika nagutabara ntawe uzongera kugutezaho intambara, kuko Umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utamwara. Ndagira ngo ubwire ngo humura, nubwo bari barakuboshe baboha ubuzima bwawe, baboha urugo rwawe, baboha abana bawe, ariko ndagira ngo ubwire ngo hari marayika Imana yohereje kugira ngo akubohore, kugira ngo abohore ubuzima bwawe, wongere ugire amashimwe, wongere unezerwe, wongere ubyuke urabagirane, nk'uko Yesaya yabivuze mu bice 61 yaravuze ngo ubyuke urabagirane, kuko umucyo wawe ukurasiye. Ndagira ngo ubwire ngo kubw'uyu marayika uje ugiye kongera kubyuka, ugiye kongera kugira amahirwe, ugiye kongera gushima, ugiye kongera kugira umugisha, ubyuke urabagirane, kandi ubyukane intsinzi y'abera. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere dusome iri jambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 6. Waravuze ngo Herode yari umusore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikari 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Amina, amina. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 12. Umutwe w'amagambo w'ijambo aravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika w'Imana amukiza. Ndagira ngo ubwire ngo imigambi y'abanzi bawe ntabwo izigera ihama. Nubwo hari imigambi bacuze ku buzima bwawe, bakayicura ku bana bawe, bakayicura ku rugo, bakayicura ku kazi kawe, ndagira ngo ubwire ngo iyo migambi y'abanzi ntabwo izigera ihama, ahubwo mu cyimbo cy'uko iyo migambi yasohora, Imana yohereje marayika. Uyu marayika agiye kugukiza abanzi bawe. Haleluya. Bibiliya ivuga amagambo meza. Yaravuze ngo Herode ngo abonye yuko anejeje Abayuda, ngo yigira inama mu mutima we, aravuga ngo amaze kunejeje Abayuda yica Yakobo, reka niyongeze na Petero, ubwo iminsi mikuru y'Abayuda izaba irangiye, Petero nawe zamuca igihanga. Ariko nagira ngo wibutse ko urupfu rwa Petero ntabwo ari kimwe n'urwa Yakobo, kuko Imana ivuga kuri Yakobo ntabwo ari yamuvuzeho kimwe na Petero. Yageze kuri Petero, Yesu aravuga ngo Petero wowe uri urutare, kuko kuri wowe
niwo zubaka itorero ryanjye. Avuga amagambo akomeye aravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu nayo yazikuka ntacyo azigera gutwara. Reka nkubwire ijambo Imana yakuvuzeho niryo riri butume Herode wawe atakugiraho uruhare, kuko Herode wawe imigambi yamaze kuyitegura. Ariko nagira ngo mbwire ngo umutima wawe nutuze, imigambi ya Herode ntabwo izasohora, ahubwo mu cyimbo cyo gusohora Imana yohereje marayika. Mu yandi magambo abazi bawe bari bazi ko ugiye guseba, bari bazi ko ugiye kumwara, bari bazi ko ibyago bikugezeho, bari bazi ko imipango bapanze izasohora. Ntabwo iyi mipango igisohoye, ahubwo Imana yohereje marayika. Ikizanye uyu marayika ni ukugira ngo agukize amaboko y'abanzi bawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bibiliya yavuze amagambo iravuga ngo abonye yuko anejeje Abayuda ngo arangije ngo yigira inama mu mutima, aravuga ngo reka afate Petero amushyire mu nzu y'imbohe. Hari abantu bagiriye nabi abandi, babona ko bibanejeje, baravuga ngo nawe bazakugirira nabi, baravuga ngo nawe bazagukora nk'uko bakoze abandi. Ariko nagira ngo mbwire ngo umutima wawe nutuze, nubwo wabonaga ijoro ryijimye, ariko hari marayika Imana yohereje, hari marayika Imana igutumyeho kugira ngo aza gukura mu buzima wari urimo, kugira ngo aza gukura mu bibazo wari urimo. Ijambo ryaratubwiye ngo ntabwo tuzamwara. N'aya masaha atakubwira ngo nubwo wabonaga bikomeye, nubwo wabonaga nta nzira, nubwo wabonaga nta buryo, ntabwo uzamwara, kuko mu cyimbo cyo kumwara Imana yohereje ubutabazi. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Ngo bamaze gufata Petero ngo bamushyira mu nzu y'imbohe. Mu kumushyira mu nzu y'imbohe bamushyiraho n'uburinzi bukomeye. Baravuga ngo uko byagenda kose tuzamugiraho uruhare, uko byagenda kose tuzamuca igihanga. Ariko birengagiza ko hari Imana yavuze kuri Petero. Uyu munsi wa none ubuzima urimo abantu birengagije ko wavuganye n'Imana. Ariko nagira ngo ubwire ngo humura, hagarara ku munara wawe urindire. Imana yohereje marayika. Uyu marayika nta kindi kintu kimuzanye, marayika azanywe no kukubohora kugira ngo wongere witere hejuru, wongere ushima Imana, wongere uve gukomera kw'Imana, wongere ubwire abantu imirimo n'ibitangaza by'Imana. Babonaga ko byarangiye, ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kikabasha kongera kubaho. Ndagira ngo mbwire ngo wagaragara nk'utariho, wagaragaraga nk'uwatawe, ariko hari marayika Imana ikoherereje. Uyu marayika nakugeraho amateka yawe arahinduka, uyu marayika nakugeraho ubuzima bwawe burahinduka. Uyu marayika akimanuka ngo yasanze Petero mu nzu y'imbohe, ngo asanga Petero arasinziriye. Ngo marayika akimanuka ngo amukoma mu mbavu, ngo amukomye mu mbavu, ngo iminyururu yari imuboshe yose igira gute iradohoka. Reka nkubwire abantu bagiye gusigarana ibimenyetso, ariko wowe ntabwo bazagusigarana. Bazasigarana ibimenyetso by'uko wari urwaye ariko ugiye gukira, bazasigarana ibimenyetso by'uko wari ushonje ariko ugiye guhaga, bazasigarana ibimenyetso by'uko wagusohoye mu nzu ariko ugiye kugira amazu, bazasigarana ibimenyetso by'uko wabaye umushomeri ariko Imana ikugabyeho akazi. Muri rimwe yaravuze ngo dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo. Hari ingabo Imana ikugabyeho kugira ngo ubashe gutabarwa, kugira ngo ubashe kwibuka. Bazi ko bakoze ibyabo bikarangira, ariko nyuma y'ibyo bakoze hari Imana ije gukora ibiruta ibyo bakoze. Hari Imana ije gukura mu isoni, hari Imana ije gukuraho ikimwaro, hari Imana ije gukuraho ibigeragezo. Ugiye kwinjira mu mashimwe, ugiye kwinjira mu gihe cyo kuvuga ngo nabonye Imana igirira neza abantu bayo. Bibiliya ndayikunda cyane. Ngo marayika wagikoma Petero mu mbavu ngo arakanguka, arangije avuga ngo haguruka n'ingoga. Iki ntabwo ari igihe cyo kwicara, iki ntabwo ari igihe cyo gukomeza kubaho n'abanzi, iki ntabwo ari igihe cyo gukomeza kubaho n'abarozi. Iki ni igihe cyo guhaguruka. Abantu bagiye kubona uhaguruka, abantu bagiye kubona ushima, abantu bagiye kubona uhimbaza Imana, abantu bagiye kubona unezerewe. Ngo marayika akimanuka ngo abarinzi bari barinze Petero barahunikira bose barasinzira. Reka ngutangarize uyu munsi nkubwire ngo hari ibintu Imana ihunikije kugira ngo utabarwe. Hari ibintu Imana isinzirije, isinzirije abarozi, isinzirije abakurwanya, isinzirije abakuvuga, isinzirije abagutega ibitegano. Bagiye gusinzira, bazakanguka Imana yagutabaye, bazakanguka Imana yakwibutse, bazakanguka Imana yagukuye aho bari baragusize. Kuko amaboko y'Imana atandukanye n'amaboko y'abantu. Amaboko y'abantu agazirika, ariko amaboko y'Imana yahagera akabohora. Amaboko y'abantu ajya gutera amabuye, ariko amaboko y'Imana
akagusama akaguterura aho wabonaga unaniwe, aho wabonaga bitazemera, amaboko y'Imana akagufata akakwambutsa akakugezaho Imana yagambiriye. Reka nkubwire ngo ntabwo uzaba icyo abantu bagambiriye, ahubwo uzaba icyo Imana yagambiriye, kuko icyo Imana yagambiriye kiruta icyo abantu bagambiriye. Imana yageze yabwira Yeremiya amagambo akomeye, iramubwira ngo nakumenye kera, nakumenye kera. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakumenye abantu batari bakumenya. Imana igufiteho umugambi abantu batari bakugiraho umugambi. Impamvu ubona abantu bakugira ishyari ni uko babona ko igihe cyawe cyo gutabarwa kigeze, ariko nubwo abarobyi baba benshi mu nyanja, ndagira ngo uhumurize mubwire ngo ifi yawe iracyahari, ifi yawe ntawe uzayiroba. Reka mubwire nubwo baroba amajoro n'amajoro, igihe cyawe nikigera uzinjira mu mugisha wawe. Igihe cyawe nikigera abantu bazakubona ushima. Abantu bari bazi ko Petero birangiye, ariko bongera kubona Petero ashima Imana. Abantu bongera kubona Petero avuga gukomera kw'Imana. Nawe ndagira ngo ubwire ngo abantu bagiye kukubona wongeye guhimbaza Imana. Nubwo bari bazi ko byarangiye, ariko ntabwo bizarangiye, ahubwo iki ni cyo gihe ugiye gushima Imana, iki ni cyo gihe ugiye guhimbaza Imana. Bibiliya ndayikunda cyane. Bibiliya ivuze amagambo akomeye. Iravuze ngo marayika w'Imana aramanuka ngo amukoma mu mbavu, ngo akimukoma mu mbavu iminyururu yari imuboshye amaboko yose iradohoka. Ndagira ngo mubwire ngo hari marayika umanutse aya masaha, hari marayika umanutse uyu munota, hari iminyururu bakoresheje, ariko ikintu kizanye marayika mama, ikintu kizanye marayika papa, wa mukobwa wa musore, ikintu kizanye marayika azanywe no kukubohora, azanywe no kugukura iyo minyururu, azanywe no kugukura mu buzima umaze n'igihe, azanywe no kugukura mu ntambara umaze n'igihe. Baravuze ngo urugo rwawe ntizakomera, bazamuka imisozi bararuboha, ariko marayika aramanutse. Baravuze ngo abana bawe ntibaziga. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo baboshe, hari marayika umanutse aya masaha uje kubabohora. Ngo akimukoma mu mbavu ngo iminyururu yose igira gute? Iradohoka. Iyo ari iboshe amaguru iradohoka, iyo ari iboshe amaboko iradohoka. Ngo maze ngo araje avuga ngo Petero haguruka n'ingoga. Ndagira ngo ubwire ngo iki ni igihe cyo guhaguruka kwawe, ntabwo ari igihe cyo kwicara, ntabwo ari igihe cyo gukomeza kubaho, ntabwo ari igihe cyo gukomeza kurira, ntabwo ari igihe cyo gukomeza kwibaza ku buzima, ntabwo ari igihe cyo gukomeza kwibaza ngo bizameze gute. Muri ibi byazo ngo ntabwo ngiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, araje ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, araje ngo ifite haleluya ijya imenya uko ibyo byose bingana, kandi ngo ijya inungisha ibiririye mu munezero ndetse no mu mubabaro, ijya inzanira amahoro. Ndagira ngo mbwire ngo muri uwo mubabaro wari urimo barakoshe ubona ubuzima butazemera, n'Imana ikohereje marayika, n'Imana ikohereje ubutabazi, n'Imana ikohereje kwibukwa. Ngo ngo haguruka ukwete inkweto zawe, haleluya, haguruka ukwete inkweto zawe, nurangiza ukenyere umukandara wawe, nurangiza ufate umwitero wawe witere, nurangiza unkurikire. Ndagira ngo mbwire ngo ntabwo ari igihe cyo kwicara, ni igihe cyo gukurikira marayika, kuko marayika Imana ikoherejeho aje kugukura mu buzima wari urimo, aje kugukura mu mibereho wari urimo. Hari ahandi hantu agiye kukugeza, hari ahandi hantu agiye kukujyana. Arangije ngo munkurikire, arangije ngo barahaguruka, abarinzi barasinziriye. Ndagira ngo ubwire ngo abakurindaga bose, abakuvugaga bose, abirindaga bagusebya bagiye gusinzira, bazongera gushiduka Imana yagutabaye. Atuzamura Imana icyubahiro, haleluya. Bibiliya ndayikunda cyane. Bibiliya ngo baragenda, ngo bageze ku muryango wa mbere ngo urabikingurira. Ndagira ngo ubwire ngo hari ibintu bigiye kukwikingurira, hari ibintu bigiye kwibwiriza, hari umugisha wawe ugiye kwibwiriza. Ibyari byaragukingiranye byose bigiye kwibwiriza bikingure. Ngo bageze ku muryango wa kabiri ngo nawe urakinguka. Ngo bageze mu murwa hagati ngo marayika w'Imana ngo amusigaho ngaho. Akimusigaho ngaho ngo Petero ngo arahumuka, arangije avuga amagambo, aravuga ngo noneho ngo menye neza ko bitakiri inzozi, menye neza ko Imana yohereje marayika wayo kugira ngo marayika wayo aje ankize amaboko ya Herode. Reka nkubwire, hari amaboko Imana igukijije, hari amaboko yari yaragufashe arakugundira, hari amaboko yari yarafashe ibyawe, ariko ndagira ngo ubwire ngo aya masaha Imana irayagukijije. Mu kuyagukiza rero ugiye gukandagira ahantu usanzwe uzi, ugiye gukandagira mu buzima wogeze kubaho, ugiye kongera kubona umunezero, ugiye kongera kubona inshuti. Imana yacu nihagukibero ngo agikandagiraho ngo yibwira ko
akiri mu nzozi, ariko ngo arebye neza ngo asanga atakiri mu nzozi. Hari ibintu Imana igiye gukorera uzabanza kugira ngo ni inzozi, ariko wagira ngo ntabwo azaba ari inzozi. Ugiye kujya mu kazi uzabanza ugira ngo ni inzozi, ntabwo azaba ari inzozi. Ugiye kwishyurirwa amadeni, ntabwo azaba ari inzozi. Haleluya, ugiye kongera kugarurirwa agaciro, ugiye kongera guseka, ntabwo azaba ari inzozi, ahubwo ni igihe cyawe. Imana izaba yohereje marayika kugira ngo marayika ahindura amateka yawe. Ugiye kongera gutunga amafaranga, ugiye kongera gutunga amazu, ugiye kongera kugira amahoro, ugiye kubyara. Umunsi wasamye uzagira ngo ni inzozi, ntabwo azaba ari inzozi, ahubwo Imana izaba yabikoze. Haleluya, icyo gihe uzamenya aho itorero bari. Uyu munsi wa none iyo ubasha ntabwo umenya aho itorero bari, iyo ubasha ntabwo umenya aho bahahira, iyo ubasha ntabwo umenya amashuri meza yaba, iyo ubasha ntabwo umenya haleluya aho bajya muri shopu nziza barangiza bakagura imyambaro myiza. Ariko iyo wamaze kubohorwa, iyo wamaze kugarukwaho n'Imana, ibyo bintu byose urabimenya, kuko Imana iba yaguteretse aho wari usanzwe uzi. Bibiliya yavuze ngo Petero arahaguruka aragenda, ngo amaze kugenda ngo ajya aho itorero barimo basenga, barimo bibaza byinshi. Hari abantu bibajije ku buzima bwawe, nubwo batagize icyo bagufasha ariko baragusengeye. Ndagira ngo bagiye kongera kukubona ubiyereke, kuko Petero amaze kuva mu nzu y'imbohe ngo yaragiye arakomanga, ngo agikomanga ngo umuja wari ku irembo agira gute ngo aramumenya, ngo iri neza biramusanga. Ngo arangije ngo abwira abantu ngo yuko Petero yaje. Hari abantu batazemera ko Imana yagutabaye, bazabona ko babyemera ari uko bakubona. Bizamera nk'igihe cya Yesu. Haleluya, Tom yaravuze ngo ntabwo njyewe nabyemera. Shingiye imisumari bamuteye, shingiye ikamba bamushyize mu mutwe bakamutera icumu mu rubavu, shingiye ku musaraba, ntabwo nakamera ko yabyutse. Nabazaze anyereke inkovu yo mu rubavu, anyereke inkovu yo mu biganza, anyereke na rya kamba ry'amahwa bamushyize mu mutwe, inkovu ziragaragara, nibwo nzemera ko yagize gute yazutse. Nawe rero hari abantu batazemera ko Imana yagutabaye, bagiye kwemezwa n'iby'Imana yakoze bongeye kukubona. Ngo Petero ngo akinjira ngo arabamama, arabasuhuza, ngo abatekerereza imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, uburyo Imana yohereje marayika wayo. Reka nkubwire, ibintu Imana igiye gukora ntuzabigire ubwiru, ibintu Imana igiye kukuremera ntuzabiceceke, uzabitekerereza abantu uko Imana yagutabaye, uko Imana yakwibutse. Abantu baragutaye, inshuti zaragutaye, imiryango yaragiye, abantu bose barakuvuyeho, ariko Imana ikakugarukaho. Uzatekerereza abantu uburyo Imana yagutabaye. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ubundi ibice 28, iki gitabo ndagikunda cyane cy'ibyakozwe n'intumwa. Ijambo ry'Imana ngo tumaze gukira tumenya neza ko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira ibambe, baducanira umuriro, kuko cyari igihe cy'imvura ndetse n'imbeho nyinshi. Pawulo ngo arangije ngo ateranya umuganda w'inkwi. Mu guteranya umuganda w'inkwi ngo arangije ngo aracana, ngo ariko ngo agicana uwo muriro, ngo inshiriza muri wa muriro imuruma ku gikonjo, irangije irarereta. Reka nkubwire, hari ikigeragezo umaranye igihe kirereta, hari ikigeragezo umaranye igihe ukigendana. Abantu baravuze ngo ntabwo uzatabarwa, abantu baravuze ngo uzapfana nacyo, abantu bavuze aho bashaka. Ariko nagira ngo nkubwire ngo aya masaha Imana imanuwe no guhindura amagambo abantu bavuze, Imana imanuwe no kumanura ibyapa abantu bakwanditseho. Abantu baravuze ngo ntabwo uzagira akazi, abantu baravuze ngo ntabwo urugo rwawe ruzakomera, abantu baravuze ngo abana bawe ntabwo baziga. Ibyo ni ibyapa abantu banditse, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana imanuwe no kubimanura, yarangiza ikandika icyapa cyo kugutabara, abantu bose bagatangazwa n'iby'Imana ikoze. Imana itugirire neza. Ngo kirangije kirarereta, mu kurereta ngo abantu bose batangira kubaho, ngo idacu rwakibera ntabwo imukundira kubaho. Ngo yabonye akirirwa mu nyanja, yabonye akirirwa mu nyanja, baracyagutega iminsi,
bazi ko hari aho waciye Imana ikagucisha, ariko barimo baragutega indi minsi bitewe n'ikigeragezo urimo, bakavuga ngo ntabwo uzakivamo. Ariko nagira ngo ubwire ngo iyo agucishije mu kigeragezo cya mbere ikagutambutsa ikagutabara, niyo igiye kongera no kugutambutsa abantu bose bakubona ushima Imana, baba ngo idacurwa kibera ntabwo iri bumukundire kuba ngo yabonye akirirwa mu nyanja, ngo ariko ngo ntabwo ari bukiri inzoka, ngo nadapfa byimbiwe arapfa akibutse. Reka nkubwire iminsi y'abantu ikuyeho, Imana ije kugaragaza ko wasenze Imana, Imana ije kugaragaza ko wavuganye n'Imana. Baguteze iminsi, ariko nagira ngo ubwire ngo iyo minsi baguteze igiye kugusiga uhagaze, igiye kugusiga ushima Imana, kuko Imana yohereje marayika uje kugutabara, yohereje marayika uje kukurengera. Imiryango yaguteze iminsi, abo muvukana bagutega iminsi, inshuti zigutega iminsi, mu kazi bagutega iminsi, umuryango washatse bagutega iminsi, ariko nagira ngo ubwire ngo iminsi y'abantu Imana yitesheje agaciro, ahubwo Imana ikuzaniye umunsi. Haleluya! Imana ikuzaniye menegondefo, ikudeze n'imando yasi, ikuzaniye umunsi wo kunezererwamo, ikuzaniye umunsi wo gushimiramo Imana, ikuzaniye umunsi wo kongera, haleluya, wo kongera kugirana ubumwe n'Imana. Abantu bose bakabibona, abantu bose bagatangazwa n'uko Imana yibutse isezerano yagiranye nawe, yarangiza ikagutabara. None tugirire neza kandi Imana idufashe. Imana ijya yemera ko igikururuka kirereta, Imana ijya yemera ko ubuzima bucamo, Imana ijya yemera ko abantu bakuvuga, Imana ijya yemera ko abantu bagusebya, Imana ijya yemera ko abantu bagutaranga, Imana ijya yemera. Ariko nyuma yo kugeragezwa, nyuma yo gukura n'intambara, hariho ubutabazi, hariho kwibukwa n'Imana, hariho kugendererwa n'Imana. Haleluya! Nubwo abantu batakugendereye, ariko Imana irakugendereye. Nubwo abantu batagufashije, ariko Imana iragufashije. Nubwo abantu batagufashije mu kigeragezo, ariko Imana ije gukura muri icyo kigeragezo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo kirangije kirarereta, kimaze kurereta abantu batangira kuvuga, bavuga amagambo yose bashaka, bavuga ibyo bashaka byose. Ariko nagira ngo ubwire ngo nyuma y'amagambo abantu bavuga, hari Imana ije gutangaza ijambo rizima. Ngo Pawulo araje gufata cya gikururuka, ngo agikunkumurira mu muriro, ngo abantu baravuga none reka dutegereze, nadapfa akindutse arapfa byimbiwe. Ariko Bibiliya narayikunze cyane, irabwira ngo hashize umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye. Reka nkubwire, hari abantu bamaze igihe kirekire, hari abantu bamaze iminsi bazi kuzaseba, hari abantu bamaze iminsi bazi kuzatorezwa cyamunara, hari abantu bamaze iminsi bazi ko abana bawe bataziga, hari abantu bamaze iminsi bazi kuzamwara. Ariko reka nkubwire, bagiye guhindura amagambo, kuko ntabwo umwaye, ahubwo uratabawe n'Imana. Ngo barangije ngo bahindura amagambo, baravuga ngo noneho n'Imana, noneho n'iki n'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo igihe kirageze kugira ngo abantu bavuge ko wasenze Imana. Abantu ntabwo bemera ko wasenze Imana, ariko igihe kirageze kugira ngo abantu bemere ko wasenze Imana. Igihe kirageze kugira ngo abantu bemere ko wabanye n'Imana. Igihe kirageze kugira ngo abantu bemere ko wakoreye Imana. Ndagira ngo dusoreze kuri iri jambo riri muri Yesaya ibice 51 umurongo wa 21. Umaze igihe urengana, umaze igihe ubera ku gikombe cy'ibidandabiranya, ariko nagira ngo ubwire ngo birahindutse. Igikombe cy'ibidandabiranya banyweragaho Imana igishize mu biganza by'abakurenganyaga. Hari abantu bamaze igihe bakurenganya, hari abantu bamaze igihe bagusuzugura, ariko nagira ngo ubwire ngo ibyo bakurenganyishemo nabyo Imana igiye kubibarenganyamo. Igisuzuguro bagusuzuguye nabo bagiye kugisuzugurwa, amagambo bakuvuze nabo bagiye kuyavugwa. Haleluya! Igitaramo bakugiriyeho nabo bagiye kugitaramirwaho, kuko Imana niyo yari yemeye kunyura muri ibyo, none ibigukuyemo. Barajya hehe ko ijuru ritabaye? Barajya hehe ko Imana ikwibutse? Barajya hehe ko Imana iguhaye akazi? Barajya hehe ko Imana iguhojeje? Barajya hehe ko Imana ikugarutseho kandi ikakugarukaho ikubaka? Uva ku bintu bibiri yavuze muri Yesaya 51 umurongo wa 22, aravuze ngo nuko noneho umva ibi, yewe urengana ugasinga utaneye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore watse igikombe cy'ibidandabiranya, aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Haleluya! Hari igikombe umaze iminsi unyweraho,
hari ikigeragezo umaze iminsi ufite, Imana ivuganye nawe irakubwira ngo yewe urengana ugasinda utanyoye vino ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, niwumva uko Uwiteka Imana aburana urubanza rw'abantu be. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana imanuwe no kukuburanira, dore watse igikombe cy'ibidandabiranya ari wo mujinya wanjye wanyweraga wari ufite mu biganza byawe, warangiza ukakinyweraho. Ivuganya nawe icyo gikombe wanyweragaho ntabwo uzongera kukinyweraho, amarira warize ntabwo uzongera kubarira, ubuzima wabayemo ntabwo uzongera kububamo, ahubwo ngo icyo gikombe cy'ibidandabiranya ngo gishize mu biganza by'abakurenganyaga. Reka nkubwire, abamaze igihe bakurenganya nabo Imana igiye kubarenganya, abamaze igihe bakuvuga nabo Imana igiye kubavuga, abamaze igihe bagutaranga nabo Imana igiye kubataranga, kuko igikombe wanyweragaho birahindutse, Imana igishyize mu biganza byabo, ntabwo uzongera kukinyweraho, ahubwo ugiye gushima Imana, ahubwo ugiye guhura n'Imana. Bibiliya yavuze ngo nyishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukujyane hejuru. Aba bantu bakurenganyaga bagutwara uko bashaka, bakubwira ngo rambarara ukarambarara, bakakugenda hejuru, amakosa yose bakagushyiraho, ubuzima bakava ko butazahinduka, nawe ukumva ko bitazahinduka. Ariko Imana ivuganye nawe wonteze amatwi, iravuga ngo iki gikombe birahindutse gishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira ngo rambarara, nawe ukarambarara, umaze igihe urambaraye ariko birahindutse. Abanzi bawe nibo bagiye kurambarara, umaze igihe urira birahindutse. Abakwishimye hejuru nibo bagiye kurira, ntabwo bazongera kukugenda hejuru, ntabwo bazongera kukuvuga, ntabwo bazongera kugushinyagurira, kuko Imana ihinduye amateka yawe. Nawe Imana irakwibutse, Imana ikugiriye neza, ratiki Imana yasirigidefo, Imana igojeje amarira. Iravuga ngo kandi ngishize mu biganza by'abakurenganyaga, wowe umaze igihe urenganywa birahindutse. Abakurenganyaga nabo bagiye kurenganywa, abakurwanyije nabo bagiye kurwanywa, abakuvuze nabo bagiye kuvugwa, abagusengeye nabo bagiye gusengerwa, kuko birahindutse. Iravuga ngo icyo gikombe igishyize mu biganza by'abakurenganyaga, ntabwo bazongera kukurenganya, ntabwo bazongera kukwishima hejuru. Birahindutse, ugize agaciro, birahindutse, ugize uburenganzira, kuko marayika Imana yohereje atumye amateka yawe ahinduka. Muri aya mateka arahindutse, aho utuye arahindutse, aho ukorera arahindutse, aho usengera arahindutse, aho washatse arahindutse. Haleluya! Aho wavutse arahindutse. Yewe bigeze no mu banzi bawe bamenye ko Imana yaguhinduriye amateka, kandi bamenye ko Imana yagutabaye. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere dusenga Imana kubwira ijambo, wizerere muri iri jambo, uvuge aya masaha ngo igikombe nanyweragaho birahindutse, kigiye mu biganza by'abanzi. Abari bazi ko ntazatabarwa, abari bazi ko ntazibukwa, bari bazi ko ibyanjye byarangiye, abo ngabo nabo Imana ibashyizemo mu biganza byabo igikombe cy'umujinya nari maze igihe ufite. Imana ishimwe, kandi Imana ishyirwe hejuru. Muri ibi yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ndagira ngo mbwire ngo Imana ikurindiye mu byo wacagamo, kandi bigucishijemo, wisohotsemo ufite amashimwe. Ubuzima wari urimo burahindutse, ni wowe wari ufite irahindutse. Ugiye gushima Imana kuko wakunze gukiranuka, ukanga ubugome bw'isi. Nicyo gitumye Imana ikwibuka, ikaba itanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana yo gushyirwa hejuru, Imana itameze nk'abantu, Imana idakora nk'abantu, Imana idakererwa, Imana yera kandi izahora yera. Turaseze Mwami kubwira ijambo, unutabara abana bawe, tabara abagore Mwami, tabara abakobwa, tabara abagabo, tabara abana bato, tabara abasore, tabara abaruhijwe n'ibiruhanya. Muri ibyo babwira ko Imana yabaruhura. Nyemerera unuhurire abantu bawe mu izina rya Yesu. Nuhurire abantu bose batega amatwi iri jambo, ababona ko bizarangiye Mwami uzi ubitangize. Petero yabonaga bizarangiye, ariko wohereza marayika. Haleluya, haleluya,
amukiza amaboko ya Herode. Herode akanguka, Herode yisanga Petero atakiri mu maboko ye, ahubwo bamutabaye. Yemereye mwami ukiza abantu bawe, abanzi babo bakanguke babatabaye. Erega na Pawulo bamutabaye ubwo igikururuka cyaretaga, ariko Yesu Kristo uramutabara. Abantu bahindura amagambo, yemerera abantu bahindura amagambo. Yesaya arabivuze, aravuze ngo igikombe cy'ibidandabiranya ukidukuye mu biganza, ahubwo ugishize mu biganza by'abaturenganya, bakatubwira ngo turambarare. Ntabwo tuzongera kurambarara, tugiye kwitera hejuru, tugiye gushima kubwira ijambo. Yemerera abantu bashime, bashimere babone akazi, inkunga zibyawe, abanyamadini bishyurwe. Haleluya, haleluya, bishyurirwe. Abafite imyenda nabo bishyurwe mu izina rya Yesu. Turasenze mwami kugira ngo tugirire neza kandi dutabare, bimenyekane kuri Imana. Urakoze mwami, urakarama kuri kumwe natwe, kandi urakoze uko turimo tubona ukora imirimo n'ibitangaza, turimo tubona uruhura, turimo tubona ukiza indwara, turimo tubona imiforaya zanita kota, turimo tubona abantu bongera gusubira mu byiringiro. Yemerera mwami kubwira ijambo, abantu bongera bagira ibyiringiro, kandi abantu bongera bagubwe neza. Urakoze mwami, urakarama, cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Yesu. Amina, amina. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza, Imana ibafashe aho muherereye hose. Mwizerere Imana muri iri jambo, hari ikintu Imana igiye kuremera muri iri jambo. Ushaka ko dusengana cyangwa se ushaka ko tugufasha ubundi bufasha, byaba ibiganiro, byaba inama, watubona kuri iyi nimero ni 0784 77 84 86. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwari kumwe na Pasiteri Himbazwe Theophile. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom.